imvugo z'abahanga, ibitekerezo by'abashishoza. Menya umugani nk'uyu mu makuru yacu. Akatariho ntigateranya inshuti. Uyu mugani ngo akatariho ntigateranya inshuti bawuciye umuntu asabye undi kintu nta kimuhari ko atagifite, mbese nk'wajya kuvumba agasanga inzoga ishize bakamuhakanira nawe abibona akagira ati nta vebo ntacyo mwanyimye mugifite, n'ubundi akatariho ntigateranya inshuti. Uyu mugani wakomotse ku mugabo Nkende ya Rwirenga w'inyakabuye mu gishubi cya Muganza ya Rukoma ahasaga mwaka w'1800. Nkende uwo yari umugaragu wa Buhangwa kuri Mibambwe Sentabyo kuko yari yaramuhatse bakiri bato. Mibambwe amaze gutanga dore ko yazize ubushita mu rwimo rw'umuhungu we Gahindiro, bamwe mu bahungu b'ibwami bahonotse ubushita bateranira ku kiraro cya Nyarusange rwa Remera. Umunsi umwe barara inkera banywa inzoga, bamaze kurimbanya ibiganiro batangira kubazanya ku mico ya shebuja umaze kwitarura. Bamwe bati mbese ko Mibambwe yatanze rumwanzuranije tutaramenya imico ye mu bwami, uko mwamubonaga mukeka yari kuzagira ngeso ki, ari nziza cyangwa imbi, ari ubuntu cyangwa se ubuntu buke. Abandi barasubiza bati twabonaga yaratangiye kuba indangare ndetse ugasanga nta n'icyo yajyaga kuzamarira umuntu. Nkende yumvise uburangare kuri shebuja wamukundaga bitavugwa yifata ku munwa ati bashaho nimusigeho mwivuga nabo umuntu wigendeye. Abandi bati si ukumuvugira ko yapfuye ahubwo turavuga ibyo n'undi wese yakwibaza. Bati mbese nawe tubwire watonesheje bikagaragara cyangwa yanze akamunyaga. Nkende atubwo muramuhora ko atumvaga amabwire. Abandi bati turekera aho tuzabaze n'abandi. Barabihora bararyama. Bukeye bazirikana abantu bashobora kubamara impaka bo mu kindi kiraro, bemeranya bo mu Gisenyi cya Muganza babaha umugambi wo kubasanga iwabo. Bigeze nimugoroba abahungu bo mu Gisenyi bashyira nzira bitaba bagenzi babo b'Inyarusange, bamaze kuhasesekara batereka amayoga baranywa baratarama. Igitaramo kigeze hagati havamo umwe ati yemwe bahu ubu twabatumiriye kutumara impaka twaraye tugiye. Abandi bati impaka ki? Bati twaraye tubazanije imico ya Mibambwe yari kuzagira yaza kuramba ku ngoma ntirumwanzuranye, twese twemeza ko yari atangiye kuba indangare. Bati keretse Nkende uyu nguyu wenyine wavuze ko nta muntu bari bahwanije ingeso nziza. Tubonye impaka zimaze kuba udaca tubipfundikiriraho, none ni mudukiranure. Bose bariyumvira, bigezeho bati cyakora abavuze ko yari amaze kuba indangare nibo bamwitegereje by'ukuri, kuko nta mico ye wagize uti ni myiza cyangwa ni mibi, kandi rero byombi utabifite nta muntu uburimo. Nkende yumvise ko bose bahuje arumirwa araturikararira ati nimurekeraho twoye guteranywa n'akatariho. Nuko barekeraho, ariko rya jambo Nkende yavuze bakomeza kurizirikana bakajya barivuga bongorerana. Bigeze aho rikwira mu gihugu cyose, babona umuntu yatse undi kintu akakibura ariko atari kukimwima ahubwo atagifite, bakavuga bati akatariho ntigateranya inshuti. Guteranywa n'akatariho ni ugupfa ubusa. Xavier Bizimana, Isango Star. Imvugo z'abahanga, ibitekerezo by'abashishoza. Menya umugani nk'uyu mu makuru yacu.